utware bw'isi nibwo burwanya Kristo, ni nabwo bushyiraho ibitwica. Hari inama iteguwe y'abadayimoni izaba muri 2025. Iyo nama rero iziga ku buryo burambuye, ku buryo bizagera muri 2030 ya gahunda twavuze yo kuba abantu baramaze guhindurwa yamaze kugerwaho. Ubu nibwo bizorohera n'abantu benshi kwicwa bagashira, ku buryo muri 2050 ku 25 hazaba ibindi bintu. Hari changes zishobora kubaho zikomeye cyane ku isi. Noze pase ubundi ibyo bizaba ku rwego rw'isi cyangwa ni muri ibyo bihugu bikomeye by'ibihangange? Mwaka utaha abantu bazahindukira Kristo benshi bakuri bya biryo bajyaga bigira, kandi wa mugani ushobora kuba niwo mwaka wa nyuma wo kuvugamo. Uzi ko mwaka utaha abantu bashobora kuvuga ati karabaye ahubwo turi mu byo turimo. Uzi ko abantu bashobora kuzaza bavuga ati dushaka Imana. Kuva Daniel yagira amayerekwa y'inyamaswa enye zizaza ku isi, politiki yagize uruhare cyane mu iyobokamana. Abagiriki bagize uruhare cyane mu byo bakoze, abamede n'abaperesi bagize uruhare cyane mu gutahuka ry'Abisirayeli, cyane cyane umwami wabo Kuro. Abaroma bagize uruhare rukomeye kandi rubabaje mu kurwanya ukuri no gutoba umurimo wa Kristo bawuvangamo ibigirwamana. Nk'ubu ugiye mu muhanda ukagenda uvuga uti ikintu cyitwa umugabo ni imbisiri, umugabo ntacyo amaze, wakwigendera ukitambukira. Ariko nuvuga umugore mu by'ukuri ntacyo amaze, urara mu buruko. Ibyo bintu wabitendukanye ute? Harimo indi gahunda ya kabiri muri ibyo, ari ugushyiraho icyo bita the new world economic reset, gushyiraho politike y'ubukungu ku isi. Iyi politike y'ubukungu ku isi rero igiye kuzatuma akazi kenshi. Buriya hariho ahantu habiri hananiranye kugeza ubu abantu batari bamenye ibihishe. Bavuga ko harimo ibintu byinshi Imana yashizemo umuntu atari yamenye. Ikigamijwe ni uguhagarika ikintu cyo bita industrialization. Ibi bya bintu ukora through industry, manufacturing. Ko industry byo bivuga ni ugukora kose, ariko ibyo ukora binyuze noneho muri industry ariko ya manufacturing, ugukoresha imashini. Ibyo barashaka kubikuraho. Buriya abadive ntabwo batandukanye na Ellen White, ntabwo bishoboka. Ni ikintu kimwe. Kandi jewe na White sinashobora kumukurikira ko nzi yuko ari umwanzi wa Kristo. Umwanzi wa Kristo, abaye umuhanuzi, abaye umwigisha, noneho ikindi abaye fondateri. Fondateri w'imyizerere. Ikindi bazahagarika ni nuclear energy generated, nuclear generated electric power, amashanyarazi aturuka ku ngufu za nuclear. Pase ubundi nk'icyo kintu kugikora nizenye ngo bafitemo, ese ubundi byagira iye impact ku bugingo bw'abantu b'Imana? Bari abantu inyungu bafitemo ni yashegusha, ni ukurimbuka kwa muntu, kugira ngo ibiyobyabwenge bikoreshwe bishyirwe mu mategeko. Mu bihugu byinshi byo ku isi baragenda badohora, bavuga ko gukoresha ibiyobyabwenge ari ikintu rumogi, baragerageza kurekana yuko rufite akamaro, rumo ruranahingwa. Naho zivuga yuko mu gihugu cyitwa Malawi ubu kigiye kubindira y'urumogi. So legalizing the use of drugs ntabwo bizareba igihugu kimwe, ntabwo bizareba Amerika ngo bireke u Rwanda, bireke Kongo, bireke hehe. Oya, bizaba iby'isi yose. Ikindi cya kabiri ni ugukora pornography to be an art form. Pornography ikaba umukino, ikaba ubuhanga, ikaba ubuhanzi, uko abantu baba bahanzi. Nabo so bogesha umukobwa w'umuhanzi kazi mu Rwanda, umwari w'u Rwanda yiyambuye ubusa, yagaragaje amabere ari hejuru. Uraza kumushaka we nawe w'umuhanzi wo mu Rwanda ejo bundi yari yambaye ubusa, igitsina cye yagizeho inyoni. Hari umuhungu wabikoze w'igitsina. Ariko abantu basaze, kandi abantu bakabogeza kuko itangazamakuru riri under the sway. Hano baje bakurikirana ari babiri, igitsina gabo n'igitsina gore. Wowe rero influence yawe nk'umuntu mukuru ntabwo igikora, ntabwo tukigishwa n'ababyeyi, turigishwa na media. Jewe iri mvugo y'abasore bavuga hano muri Kigali ngo bitemani, iyo twavuga muri za 60, none nagiye kubona muri Kigali hageze muri 60 yarakoreshwa gira mvugo. Niyo yarigezweho nabaga no kwicara batega bumva ibyo pastor avuga, byo ntabwo ari byo. Noneho kandi n'abapastor nabo barahindutse, kuko haza bateka mitwe n'abakozi b'abadayimoni, nabo bakaza ko ro bitwa abapastori bakigisha ibintu bitajyanye n'iki Imana ishaka. Ko ntabwo ari abantu barahamagawe n'Imana, ntabwo ari abantu bafite ishaka ryo kuvuga ngo ye baba we Kristo arahomba, Imana irahomba, abantu barashize. Ngo bababwize ukuri bw'ibiriho, twaragabweho igitero, turi mu ntambara. Ni igihe cyo umuntu gukiza ubugingo bwe. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwandika ikamba. Amahoro kuri mwese nshuti bakunzi ba Iron TV, shakira ry'ubutumwa bwiza bwami bw'Imana. Turabasuhuje aho muri hose mu bihugu bitandukanye, ku migabane igize isi. Turasuhuza bari ku mugabane wacu wa Afrika, muri hirya no hino mu bihugu byacu bigize Afrika. Turasuhuza bari ku mugabane wa Aziya,
mudukurikirana. Ntabwo twakwirirwa turondora ibihugu, ariko turababona benshi. Turasuhuza abari ku mugabane wa Amerika. Imana ibahe umugisha mwese ku bw'umwanya mufata mukurikira ibiganiro bitambuka kuri Iron TV, shakiro ry'ubutumwa bwiza ubwami bw'Imana. Reka twongere dusuhuze abari ku mugabane w'Uburayi. Turabasuhuje mwese inshuti zacu, abavandimwe muri mu bihugu bitandukanye by'Uburayi, kandi turabasabira umugisha mwinshi. Reka dusoreze ku bari ku mugabane wa Oceania, abari mu kirwa cya Australia. Turabashimira cyane ku mwanya mufata mwumva bino biganiro. Uyu munsi rero turagarutse mu kiganiro cyacu Menya Nibi, aho tugaruka ku bintu bitandukanye bimwe na bimwe bibera muri iyi si, ndetse rimwe na rimwe mu kumva n'igihe dushobora no gukora kuri politiki, kuko ko twagiye tubona iyobokamana na politiki ni ibintu bigendana, cyangwa se amateka y'isi n'amateka y'iby'Imana ni ibintu byagiye bigendana, cyangwa amateka y'itorero. Niyo mpamvu rero mwumva tuganira tukaba twakora kuri rimwe na rimwe ku bihugu cyangwa se kuri za leta na politiki yazo. Niyo mpamvu nimuzagira ikibazo, kuko ibyo nibyo byubaka ubugingo bwacu n'umubiri ukaba wubakitse. Rero tuguhaye ikaze. Niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo urusheho gukurikirana ibiganiro bitambuka kuri Iron TV. Twakiriye Pastor Musisi. Pastor, turakwakire cyane kugira ngo usuhuze abadukurikiye, hanyuma twinjire mu kiganiro cyacu. Murakoze. Iron TV ndabasuhuje. Bashuhurije kandi nishimira ubufatanye bwacu mu rwego kugira ngo tugire umusanzu dusangira n'abavandimwe, dusangira ururimi n'umuco, cyane cyane kuko tuvuga mu rurimi rwabo, dusangira iby'Imana duhereye ubuntu. Imana rurema, Imana base na basekuruza batamenye, ariko Imana irimo itwereka muri iki gihe cy'imperuka binyuze mu ijambo ryayo, kandi tufashe kubona umwuka wayo wera. Rero ndabashimiye cyane muri umwanya wo gusuhuza abavandimwe rero dusangiye ururimi rw'Ikinyarwanda, bari mu Rwanda, bari mu karere kacu keza k'ibiyaga bigari, abari ku mugabane wa Afurika, abari ku migabane inyuranye y'isi hakurya y'amazi magari, n'abari mu birwa bikikijwe n'ayo mazi hirya no hino kuri uyu mubumbe wacu, bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Bashuje mwese, ntibagiwe n'abavandimwe dusangiye ururimi, aribo Barundi, Abanyamurenge n'andi moko ya hariya muri Fizi, aho Ikinyamurenge kivugwa abapfurero n'abanyindu n'ababembe bashobora kumva ubutumwa mu Kinyamurenge, kandi Ikinyamurenge kiba gifitanye isano n'Ikinyarwanda, kimwe n'Abarwandafone bari muri Kivu amajyaruguru muri Kongo, n'Abarwandafone bacu muri Uganda, cyane cyane Abahororo n'Abafumbira ndetse n'abavandimwe. Nkaboneraho n'umwanya wo gusuhuza abahana bahangaza, aribo bene data dusangiye nabo ururimi ba hano hakurya y'Akagera mu gihugu cy'inshuti cya Tanzania. Imana rero ibahe umugisha, turabakunda kandi turabishimiye. Pastor, mwadufasha gusenga tukinjira mu kiganiro. Uhoraho Mana ya Isirayeli, niwe Mana y'ukuri. Basugukuru na basugukuruza bakoreye ibigirwamana, ntabwo bakumenye, ariko twebwe abasohoreho n'iminsi turagushimye ko muri Kristo Yesu twamenye y'ukuri. Iyo niyo Uwiteka Imana yashatse kwigaragaza umuntu ngo umenyeshe, ukitandukanya n'ibigirwamana n'izindi mana abakurambere bacu bakoreraga n'abandi bantu bose batuye isi. Uko niwe Imana yahisemo kwiyereka umuntu umwe, Aburahamu, mu isezerano yuko muri we ari mu mahanga yose azamenyera y'ukuri. Ibyitwa Imana ni byinshi nkuko ubishimangira, ariko kuri twe Uwiteka ari we Mana wenyine, ni nawe kandi waremye byose. Ibindi byose ni ibimurwanya bigashaka kwitirira izina rye. Ndetse umwami wacu ni Yesu Kristo, atandukanye n'ibyo abandi bita abami cyangwa lords, ibihe by'abanyamahanga bashyira imbere. Nuko rero uduhe mwami wanjye kumenya uko kuri. Turagushimye, tugushimiye umunsi waduhaye, tugushimiye abavandimwe bari hirya no hino mu isi, tugushimiye yuko bakunda, tugushimiye yuko impamvu bariho bakaba bageze igihe bahumeka ari ukugira ngo bakumenye. Turabasengeye kugira ngo batagira ivangirwa n'iryo Satani akoresha, ko akoresha inzira y'ubuyobi, ahubwo bahishurirwe ukuri kuzuye, bamenye n'isi barimo iyo ariyo,
n'umugambi mubisha uri inyuma y'ibyo babona, ndetse benshi muri wenda ahari aho banishimira. Nuko rero emera kubana natwe, duhe umugisha, udushoboze muri byose, tubyambarije mu izina ryawe rero Yesu Kristo umwami wacu, amina. Amen. Pastor, murakoze cyane kubwo gusengera ikiganiro tugiye kwinjiramo. Hanyuma mu gutangira turashaka kwibutsa abadukurikiye bushize icyo twari tugezeho. Turi kwiga ku ntego 21 nkuko tubona zateguwe na Illuminati, ariko hakaba harashyizwe akanama k'abantu 300 bakomeza gukurikirana neza niba izo ntego zishyirwa mu bikorwa. Ariko hari imbaraga zindi ziri kubisunika, arizo mbaraga z'umubiri cyangwa se imbaraga za Satani, kandi ibi byose nibiza kwangiza ubugingo bw'abatuye isi. Niyo mpamvu dukomeza kwiga ibi bintu kugira ngo ari abajijutse, ari n'ababandi birijya ikunda kuvuga ngo ninjiji, abize n'abatarize barusheho kumva ubutumwa bwiza kandi bikinge mu Uwiteka, kuko nta handi twahungira, ubuhungiro buri muri Yesu. Pastor, rero turabakiye, tubaha ikaze, dukomeze muri izo ntego 21, hanyuma dukomeze kuganira. Ya, urakoze nkuko bivuze. Izi ni intego 21, ni intego zikomeye z'ikinyejana cya 21, zigomba gusohorezwamo amahano menshi, kandi twibwira ko ari iby'ingenzi kugira ngo abacu bumve dusangiye ururimi, ariko kandi dusangiye n'amahirwe yo guhamagarwa muri Kristo Yesu, kugira ngo bamenye uko bitwara muri iyi si. Ni na byiza burya kumenya uko Satani akora. Hari n'abantu bakunze kwibaza ngo ibyo tuvuga bimwe ngo hazamo cyane ngo pati nini cyane, ngo bamwe bakabyita politika nka politike. Ariko ni ikibazo cy'imyumvire. Kandi kuva Daniyeli yagira amayerekwa y'inyamaswa enye zizaza ku isi, politike yagize uruhare cyane mu iyobokamana. Wenda batabizi umuntu abibabwira mu ncamake, kuko abagiriki bagize uruhare cyane mu byo bakoze, abamede n'abaperesi bagize uruhare cyane mu itahuka ry'Abisirayeli, cyane cyane umwami wabo Kuro. Abaroma bagize uruhare rukomeye kandi rubabaje mu kurwanya ukuri no gutoba umurimo wa Kristo bawuvangamo ibigirwamana. Nta kuntu wavuga amateka n'ibyahishuwe ndetse n'ubuhanuzi bwa Bibiliya nk'ubu tuba dukora utageze aho uhurira na icyo twita mu Cyongereza political establishment. So rero muri make abondagira ngo nabo ako kantu kabe kanyuzemo. Noneho rero muri izi ntego 21, iya gatanu iravuga ngo is to bring about the end of war industrialization and the production of nuclear generated electric power in what they call the post-industrial zero growth society. Ahangaha ni ukuvuga ngo turi mu gihe gikomeye abantu bakwiriye kumenya, kuko n'aba ngaba ibi tuvuga babikora ni ubutware bw'isi. Ntabwo rero babura kubuvugaho. Ubutware bw'isi nibwo burwanya Kristo, ni nabwo bushyiraho ibitwica. Nk'iyi ngingo ya gatanu ikigamijwe ni uguhagarika ikintu cyo bita industrialization through machinery. Ni ukuvuga ngo mu Cyongereza aribyo tuta manufacturing. What is manufacturing? Manufacturing ni ugukora, na fabrication mu Gifaransa. Ibi bya bintu ukora through industry. Manufacturing ko industry byo bivuga ni ugukora kose. Ariko ibyo ukora binyuze noneho muri industry ariko ya manufacturing, ugukoresha imashini. Ibyo barashaka kubikuraho. Ngo biko imashini noneho umwanya wo gukoresha machines, bakoresha computers muri production. No kuvuga rero aho ngaho ni ikibazo kigiye kugorana. Nuvuga ibyo tureba byose, ibyo dukora n'ibingiye birimo byo kurwanya ihindagurika ry'ibihe, harimo wa mwuka wo gushaka kwerekana ko inganda zirimo zizana ikibazo ku isi, kugira ngo uko bazagenda bazihagarika kizabe urwitwazo rwo kuvuga yuko izi nganda ntacyo zimaze, ahubwo zirica abantu, zigiye kuzana kurimbuka ku isi. Nabo bakoreshe icyo twita computers.
So mu cyongereza bakise ngo ni post industrial zero growth society. Nuvuga ngo biriya by'inganda gutera imbere byo biveho. Noneho hajyeho inganda zikoresha computer. Hari inganda zikoresha computer, ni ukuvuga ngo abantu bose bakora mu nganda baba bagomba gupfa. Ntacyo baba bakimaze. Computer nizo zikora. Kandi izo computer zaba zikoreshwa na robots. Amarobo niyo azaba akora muri ibyo bihe. None abandi bantu rero ari nacyo kimwe gikoraho ubushakashatsi, no kuvuga ko abantu bwabo nabo bagiye kuba enhanced. Tugire abantu ba enhanced, no kuvuga abantu modified, bafite modified brains. Ubwonko bwabo bwijwemo, noneho bukongerwamo ibindi bintu bituma baba superhumans. Abo rero nibo dukeka ko uko bazagenda bagwira bazahinduka ibyo twita vampires. Sanye ikintu kiraho ari igikoresho gusa, atari umuntu utekereza ku giti cye, ariko afite ubwenge bwihuta, atari ubwenge bwo, kuko ubwenge, tuvuze ubwenge mu Kinyarwanda tuvuze ikintu kigari, ariko mu ndimi z'amahanga barabihindura. Bizaba ari ibiremwa bifite ubwenge, ariko birakinga ubwenge bwitwa wisdom, bidafite icyo bita wisdom. Ariko bizaba biri bifite ubwenge, kuko bazaba babyita ngo ni technotronics. Ni ibintu bizaba bimeze ari ibimashini kandi ari abantu, ntabaza batandukaniye n'ibirobo. Abo rero nibo bagiye kuzatwara isi, ari nabo benshi badafite guhitamo, badafite gutekereza, ariko mu byo bashaka gukoreshwa bafite kwihuta gukomeye. So iyo niyo ni intego ikomeye cyane, niyo ntego ya 5. Intego ya 5 ni ibintu bibiri twumvisemo. Guhagarika ibintu by'inganda bagakoresha computer. Nayo igakoreshwa n'amarobo. Icya kabiri ngo amarobo ubwayo nazo ni mashini, nazo ni ibikoresho biri computerized. Abo rero bazaba bakora ari abantu, ariko mu by'ukuri ari computer ziteye nk'abantu. Hanyuma waruvuze ngo icya kabiri muri iyo ngingo, muri iyo ntego ni nuko abantu bazahinduka nk'ama vampire. Yes, abantu bazaba abo bita superhumans, enhanced. No kuvuga ngo bazinjira mu bwonko bwacu, muri abo bantu bakabaye nk'abatekinisiye, mu by'ukuri bo batari abantu aho, kuko bamaze kongerwa icyo bita modification of the brains y'abantu. Modification, kwinjira mu muntu ukamwongeraho ibindi bintu, akaba ikindi kintu kirenze uko yarari. Nkuko rero umuntu ashobora kubura umugi, atashobora guterura nk'iyi meza no kuboko kumwe, ukanya gato kareba araterura n'ingunguru. Uriya muntu se imbaraga bazikuye he? Cyangwa ugasanga arakora, burya ubwonko bwacu nibwo buruha. Umuntu ashobora kunyura umugi agahinga kuva mu gitondo akagera nijoro, kandi ategeza aruha, yajya kurya akarya ingunguru y'ibyo kurya. Ibyo ni ibintu nitegereje ndumirwa, kuko afite ukuntu yabayeho. Nabo rero bagomba gucaginga abantu bakazaba bari ukundi. So abandi bantu basigaye rero bazahura n'ikibazo cyo kuzaba abanywara umugi, kuko bazaba bari disparity, nta cyakora, nta kuntu uko ameze. Nubwo buriya barabitangiye, noneho ni ukuvuga ngo ikigamijwe ni iki, nuko imibiri y'abantu ihinduka ikintu cyo gukiriramo, abantu bakiriramo bateramo ibintu, ibyo baguteye nibo babizi. Bashobora kuba ati akarere runaka wenda gafite ibibazo n'ibi, kugira ngo tubikize reka tubatere iki ngiki, ntabwo uzahakana. Kandi cyane cyane ko n'ingaruka zizaturuka muri ibyo ngibyo ntabwo uzazibaza. Biriya ni ibintu byateguwe. Umuntu akubwira ngo sinya ngo ikiza ingaruka z'urukingo ntuzazitubaza. Ni ikibazo, kandi bavuga ngo ruje gufasha abantu. Ni ibibazo bikomeye. N'ababishyigikiye bagomba kugira akamema, abantu bacu bakwiriye gutekereza nabo bibaze. Bati ibi ni ibiki turimo? Ndavuga n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abafite amategeko. They should think. Ariko umuntu ntabwo abongo nk'usibye ko bari abantu baturoze. Umuntu, the independence of thought bakayigukuraho, ntugire ubwisanzure mu gutekereza. It's terrible. Ariko ubwo nuko bimeze. Noneho cyo rashaka kuvuga kugira ngo kuba deviated n'ibyo ngibyo, harimo indi gahunda ya kabiri muri ibyo, ari ugushyiraho icyo bita the new world economic reset, gushyiraho politike y'ubukungu ku isi. Iyi politike y'ubukungu ku isi rero igiye kuzatuma akazi kenshi, business nyinshi, inganda nyinshi zahagarara, kugira ngo abantu benshi bakomeze kugenda baba abakene. Ko bari abantu bo nta kibazo cyo bafite amafaranga,
kandi bafite na resources z'isi. Resources z'isi yose ni izabo kandi bazitwara kuri make, bo bare exploit. Bwe gabe n'igihugu mushobora gusigana nta nicyo munafite. Ejo navuganaga n'umuntu yari yaravuye Kongo, yasanze umusazi yoza Butembo afite isorori yuzuye izahabu, ariko avuga ati cyampa umuntu akampa isake yo kurya nkamuha izahabu. Basi urajya ngo baze kukwandikira ati turangira aho hantu tujye kuzizana. Je ni umuntu wabimbwiye, ariko nanjye bikananga nkambaza nese wagira ise kuki ati nta wabona aho uyicisha. Iriya bari mu kantu k'akazitiro no hariya biriya bya ADF byabaga. Aho ugiye hose ugwikubita mu bantu ntumenye aho babashize road block, ibyo twita bariyeri. Ni mwishyamba nta modoka ntaki. Ugize amahirwe iyo wageze hari ikibuga cy'indege niho bagira ibidege byinshi cyane byo bitabona ishangaza. Ukaba wacyurira izo zahabu suba zifashe he ko bagucekiye. Keretse mbese ni ubundi buhanga nabwo. So rero ibyo wabyumva ukumirwa. None se izo zahabu zagenda zikirizo bazazibona, kuko iriya muryango wabibumbye ufite hari ingabo ziba hari. We buriya hari wibire ko zirangabo zikuriki. Zirangabo zirwana mu ntambara. Zirangabo zirimo ba engineers, scientists, abahanga barimo barakora ubushakashatsi hari aho ubutunzi buburi. Ukuvuga ngo zabo bazitunda bazitwara. Yes, barazitwara. Ikindi baracyakora n'ubushakashatsi. Ntabwo buriya abo bagarukiraho. Bakora ubushakashatsi bakareba ibiri munsi y'ubutaka. Buriya hariho ibintu hariho ahantu habiri hananiranye kugeza ubu abantu batari bamenye ibihahishe. Icyambere amashyamba nk'ari ya Amazon nk'aya Kongo, bavuga ko harimo ibintu byinshi Imana yashizemo umuntu atari yamenye. Yes, ahandi hantu buriya hagoranye ni mu butayu. Buriya ibihugu by'ubutayu bavuga yuko ni bigari kugira ngo uzamenye ubutunzi buri munsi ya buriya butayu. Buriya harimo ubutunzi bwinshi cyane bashobora kuba wamenye. Harimo bazahabu, harimo kuhajya biragoye. Haragoye. Aho rero niyo mpamvu bahora ibyo bihugu bimeze bityo bidashobora kuba byagira amahoro. Buriya za Libya, za Algeria, za hehe, cyane muri Afrika, muri za Niger, buriya harimo ubutunzi bukomeye cyane. Nubwo bakaba bakeneye intuza, ariko bashaka kubakenesha no kubajijisha no kubatezamo intambara kugira ngo bo ubwabo rero basigara bafite power n'ubushobozi bwo kumenya ibyo bintu aho biri. Babikoresha mu nyungu zabo. Noneho muri ibyo bita globalization, bwa butegetsi bwo gutegeka isi, nta gihugu cyigenga ku mutungo wacyo. Hanyuma tugarutse kuri iyo ntego, uvuze ngo ni ibintu bingahe biyivugwamo? Ingingo ya 5. Ingingo ya 5 cy'ingenzi ni guhagarika manufacturing industry. Yego. Akaza manufacturing no kuvuga ibintu bishingiye ku nganda za mashini. Ahubwo hakaza computer. Buriya computer sinzi umuntu ayita imashini, ariko mu yandi magambo si ni imashini, abayise mudasobwa nibo bayirebeye izina. Ni ikintu kiri aho gikora ibintu kidakeneye ibintu byinshi gushyiramo. Cyo bimaze kugikora ibindi byose kirabyikora kikamenya. Noneho rero ubwo rero iyo ngiyo ngo nibamara kuyikora bakayigeraho, ikindi bazahagarika ni nuclear energy generated electric power, amashanyarazi aturuka ku ngufu za nuclear. Kuko amashanyarazi y'ingufu za nuclear ni meza, ntabwo asaba byinshi, ntabwo asaba amazi, ntabwo asaba imigezi gukora cyo kubaka ingomero. Kandi ayo ngayo iyo akoresha mu buryo bwiza bujyanye no gufasha abantu, atari nuclear ya bombe yica abantu, ushobora kuba zafasha abantu. Rero bagomba kubihagarika. Noneho abantu bakijira mu cyo bita turakivuze cyo bita post industrial zero growth. Ryaterambere rishingiye ku nganda rikava ku ijana rikajya kuri 0. Ese pase ubundi nk'icyo kintu kugikora nize nyungu bafitemo, ese ubundi byagira iye impact ku bugingo bw'abantu b'Imana? Bari abantu inyungu bafitemo ni yasheguje, nukurimbuka kwa muntu, gupfa kw'abantu, kubabara kw'abantu, kuba nabi, kuburepfo na ruguru, niwo munezero wacu. Bari abantu benshi bari nk'abangaba 300 bavuze bari kubaga komite ka 300, ni abantu b'aba sadists
sadisiti ni umuntu baratojwe kwishimira akababaro kundi, kurira kwawe we niwe munezero we. Baba baramaze kugurisha ubugingo nabo baba barahindutse ukundi, ntabwo bari abantu nkatwe, kubera ibyo bagiye banyuramo n'ibyo basinyiye n'ibyo bakoze ariko bacishijwe mu bibazo bikomeye cyane. Kamwe nk'urugero, bari abagore uzabona abadiplomate b'abanyamakuru bakorera imiryango mpuzamahanga, abo uzasanga ari abadiplomate ba ONU baki, bariya baba barabanje kuba bita white sex slaves, baba barabafashije nk'ibikoresho by'ubusambanyi, kandi bakabakoresha imibonano mpuzabitsina yo kubabaza bakabahahamura. Noneho uwo muntu akazavaho ubwo yarihebye yumva ko atari kiri n'umuntu, ari igishushushungwa kiri aho, noneho agatangira kwigishwa gukora system, noneho akamenya ko arimo ubuzima bwe buri no kubaho kwe n'ibyiringiro bye, nta kundi usanga nta n'abagabo baba bafite n'iki byose. Noneho kandi ubwo bakabyerekana nk'aho ari iterambere ry'umugore, ari mu nzego zifata ibyemezo ku isi, kandi nta kanyugunyugu kari aho bamaze gukamura, bahinduye agakoko kari aho. Ni ukuvuga ngo ni ukubabaza abantu, ni ugutuma abantu babaho mu buzima bugoye ku buryo bashobora kurangiza n'iyo mana bayanze, ko nta kibamariye. Abantu ni ukuvuga ngo ni Imana se, icyambere se Imana bayimenye bate? Nk'ubu ngubu kampeni iriho kuva cyane cyane mu nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, ubwo mvuze ngo cyane cyane suko ari byatangiye, byari byaratangiye kera, ariko aho ngaho niho byashoboye gukorera neza kuko ubutegetsi bwari bushoboye kujya ahantu hamwe, ko kuva oniyazaho ubutegetsi bw'isi bwabaye nkaho bwabumbiwe hamwe. Imana yararwanyijwe ku buryo ubu ngubu mu bihugu byinshi ubu nibwo bagenda bamwe bakanguka, cyangwa mu Burayi ugasanga insengero barimo barazigurisha, abantu ibintu byo gusenga babifata nkaho nta kintu kirimo, abantu bera muri za siporo mu minsi nk'ubu minsi yo kuruhuka, iminsi yo kugorora ingingo, ntabwo ari igihe cyo gufasha umuntu w'imbere. Mu bihugu byinshi uzasanga nyine ku cyumweru nk'uko urugero, cyangwa ibyo twakwise ngo ni umunsi abantu baba babonye off yo kuba atari mu kazi, baba bari muri siporo. Kuba muri siporo bivuze ngo cya gihe cyo kujya gusenga kiri no kwicara batega bumva ibyo pastor avuga, ibyo ntabwo ari byo. Noneho kandi n'abapastor nabo barahindutse, kuko haza abatekamitwe n'abakozi b'abadayimoni, nabo bakaza kuba aribo bitwa abapastori, bakigisha ibintu bitajyanye n'iki Imana ishaka. Ko ntabwo ari abantu barahamagawe n'Imana, ntabwo ari abantu bafite ishyaka ryo kuvuga ngo ye baba we Kristo arahomba, Imana irahomba, abantu barashize. Ngo bababwize ukuri bw'ibiriho, bagomba kubabwira utugambo two kubasigiriza, kubabwira yuko bateye imbere, kubabwira yuko ari beza, kubashyiramo umwuka wo gukunda iby'isi cyane cyane, no kubereka yuko iterambere ry'umubiri ari ryo rikwiriye guharanirwa. So ugasanga abantu binjiye mu bintu bidafite umumaro byinshi. Iyo ni ingingo ya 5, ni ukuvuga ngo ni gukura inganda. Ese ubundi wa mugani ibintu by'inganda sibo bari barabizanye, kuki bashaka kubikuraho? Ibintu by'inganda iyo yari paradigm kwayo, ni faze. Iyo paradigm rero yarangiye burya mu cya 1950. Hatangira rero gushyirwaho kudevelopa indi yitwa the digital paradigm, iyijyanye n'ibya computer. Uri rigeze kuri ku buryo ishobora kuba yasigara ari iriho, biriya by'inganda bigahagarikwa. Ntabwo bari bagenze cyo kubihagarika wenda ngo bihagarare burundu, ariko niyo nzira nicyo kigamijwe. Kigamijwe kugira ngo inganda zihagarare, noneho hajyeho production ishingiye kuri computer. Abantu babura akazi, abantu bizafasha ngo akazi, ibyo dukeneye bizaba bikorwa na computer, kandi bidasaba abakozi benshi. Kuko barashaka kwimurira zimwe mu nganda. Ahangaha haravuze muri ingingo ya 5, kuko burya n'uyu nguyu niyo avuga, ashobora kuvuga ibintu atari kwijana bizaba, ahubwo abagenda avuga ibiteganyijwe, kandi muri biteganyijwe bigenda bihindurwa mu ibintu byinshi, bakagera kwishyira ku murongo hakurikijwe bo ibyabagirira umumaro cyane. Aravuze ngo zimwe mu nganda hari ubucuruzi cyangwa umuryango w'ubucuruzi uhuza
Amerika na Mexico na Canada, bawita ngo ni NAFTA, North American Free Trade Agreement. Kwa umugabane wa Amerika ya ruguru muri Amerika ibamwe ibihugu bitatu by'ingenzi, America, North America. Bo ntabwo bafite nkatwe bafite ibihugu 70 ingahe. Navuga ngo Canada na Amerika na Mexico nibyo bigize umugabane wa Amerika ya ruguru. So rero North America ngo baravuga ngo inganda zizaba zisigaye ngo bazazikurubana bazivane muri Amerika bazitware muri Mexico. Muri Mexico aho ngaho ndavuga zira zinto z'imashini za manufacturing aho zaba zirire ngo abakozi bazaba bazikoramo bazabamize nk'abacakara nabo ntacyo bazabunguka. So rero nta kintu baravuga yuko muri Mexico kubera abakene benshi bahari ntibazabura ababikora mu ibyo ngibyo, ariko muri Amerika ya ruguru wapi. None barangiza bakavuga ngo unemployables in the United States in the wake of the industrial destruction will either become opium heroin or cocaine addicts. Urumva ngo abazabura akazi batagifite akazi cyo gihe ngo bazahinduka abacakara b'ibiyobyabwenge. Iyo ni yangingo ya 5 tukiriho. Turacyari ku nyungu ya 5 kandi cyangwa se ngo bazabe muri statistics cyangwa mu ijyana mibare mu barurisha mibare ngo abantu bari muri kategori yo kwicwa bagakurwa ko ntacyo bamaze. Urumva abantu bari vulnerable ntacyo bamaze bamare societe barasinda ni ibigoryi kandi babitewe no kubura epfo na ruguru. Abo rero nuko bapangira mu mupango wo kubera imina bakuraho kwisi. Noze pase ubundi ibyo bizaba ku rwego rw'isi cyangwa ni muri ibyo bihugu bikomeye by'ibihangange? Biba ku rwego rw'isi ariko mu buryo butandukanye. Nkanga baravuga mu bihugu biriya byateye imbere. Twebwe iyacu ngingo tuyisanga ku ngingo ya 9 ku ntego ya 9. Thank you very much. Ku ntego ya 9 niho dusanga ibyacu. Okay. Ibyacu kuvuga kudushora mu ntambara no mu nzara. Aho tuzahagera. Reka twigire ku ntego ya 6. Intego ya 6 rero to encourage and eventually legalize the use of drugs and make pornography an art form which will be widely accepted and eventually become quite commonplace. Nukuvuga ngo no guteza imbere mu rwego rwo gushyigikira ndetse no mu rwego rwo gushyira mu mategeko ikoreshwa n'ibiyobyabwenge kugira ngo ibiyobyabwenge bikoreshwe bihabwe bishyirwe mu mategeko. Mu bihugu byinshi byo kwisi baragenda badohora bavuga ko gukoresha ibiyobyabwenge ari ikintu cyiza. Urumogi baragerageza kurekana yuko rufite akamaro rumo ruranahingwa. Naho ze mvuga yuko mu gihugu cyitwa Malawi ubu kigiye kubindira y'urumogi uwitwa Mike Tyson wahoze ari umutezi w'ingumi uherutse kurangiza igifungo cyo gufata umugore ku ngufu cy'imyaka ngo 4 ubu yaraje ni uhagarariye iyo kampanye kuko bazi yuko abanyafrika bari abantu bafite ubwenge bukomeye cyane. Urumva nka Mike Tyson yari umutezi w'ingumi kandi n'umwirabura, yarashikiwe n'abantu benshi cyane rero baramukundaga ko umwirabura umutezi w'ingumi. Abazungu yewe bakamukunda wenda kuko hagarariye Amerika n'urugero kubera uko asa bakamwanga ariko abirabura bakamukunda. Rero kubaje ko muri Mara bahagarariye icyo kintu nk'icyo urubyiruko ruba rumukunda rumushima bamubona bakamwifotozanya nawe bazi ngo ni igitangaza. Bamwohereje muri Malawi. Ni uhagarariye ubwo buhinzi bw'urumogi muri Malawi kandi ubuhinzi bw'urumogi ntabwo ari leta ya Malawi bukontorora. Oya ni the system ikorera mu ibanga erega bakora n'ibintu bya ONG byabo ukagira ngo ni ONG yo gufasha imbabare kandi ari ibyabo. None njyamaye nukuvuga ngo mu Malawi hafi hose mo guhinga urumogi bohereje n'umuntu uza kubihagararira. Kwahinga habonetse ubutaka bwo kwahinga kandi ubwo ngubwo abo nibabona amafaranga natwe abakene tuzavuga ngo natwe ibihugu byacu nimudufashe mu duhe imirima y'urumogi. Dufite ubutaka bwinshi tugomba buraho. Nukuvuga ngo iyo ntego ya 5 nuko
ikiyobyabwenge cyangwa se ibiyobyabwenge bigomba kwemerwa ya gatandatu plutôt bigomba kwemerwa ku rwego rw'isi. Yes, iyo niyo ntego yawe. none wari kutubwira uti mu bihugu bimwe na bimwe Malawi ho urumogi bu byarangiye bohereje n'umuntu uza kurukurikirana. Yes, nano mu Rwanda ariko sinzaho numvise ngo hari aho bateguye kujya baruhinga no mu Rwanda. Ahubwo ni batangiye kuruhingaho. Nuko ntazo umurimo warwo huri ariko baramwe ngo navuze se abantu ntibazarunwa ngo yango bafite ukuntu rurinzwe. Okay. None se yefite harya bavuze ko kuruhinga ari ukugira ngo barukoreshe iki? Muri mu rwego rwo kurwifashisha ngo mu gukora imiti n'abantu kujya barunwa mu bababaye bafite ibibazo by'umubiri. Baravuga yuko rushobora kuzavamo barufite cyo bita medicinal properties. Rufitemo ibintu ngo by'imiti byafasha abantu kuvura indwara runaka ntazi. None paze ubwo buvumbuzi bamenye uyu munsi ko urumogi bajyaga barurwanya cyane. Jewe ubwo buvumbuzi bwo kubona umuti umeze utyo mu rumogi babimenye muri iyi minsi ko nzi ko bamaze imyaka myinshi barwanya urumogi. Ntabwo ugeze barurwanya ariko nako abantu batumva neza. Nose buriya abanyamerika kubera kuriya abanyamerika bitangwa na Red Indians bariya bakavukire habatoje urumogi kugira ngo babe bizongwe. Urumogi bararwifasha ni weapon ni intwaro. Bariya abanyamerika bita Red Indians naba babita mu Gifaransa marendienne sinzi uko babyita batyo. Those guys nuko bameze. Ari umukobwa ubayo yarabwiye ati bo ubabonye ni mbese nibo batwa bahari cyangwa basangwa butaka uko kuvuza batwa bakwitwara bavuga ngo uvuze nabi basigaye nta nubwo bakitwa basangwa butaka nabasigajwe inyuma n'amateka. Yes. Ukibaza umuntu asigaje inyuma n'amateka why kuki yasigaye inyuma? It was a deliberate campaign. Nano uburyo bwateguwe neza kugira ngo abantu bamere batyo. None ukaba urimo kugaragaza ko urwo cyangwa ibyo biyobyabwenge bwarimo byinshi cyane nk'inanganja numva na za kokayine n'ibyitwa ngo ni mugoni hano Nyamirambo baba babinywa basanga babaye abantu batuzuye. Hari ubundi ngize gukurikirana hano Nyamirambo ariko bamukosha ikiganiro akarira ababwira ko anywa ikiyobyabwenge cyitwa mugo. Akarira nk'umwana akavuga ngo niki cyamfasha ngo mugo nyiveho ariko ntibishoboka ko nzayivaho nzarinda pfa. Akarira ngo niki cyabimfashaho. Exactly. Ibyo biyobyabwenge byose byemerwa kugira ngo bimukureho nabyo n'ubundi izindi mbaraga utasanzwe. Imbaraga yakoresheje akora ibyo bintu naho bimugeze kugira ngo bimukureho ntabwo biba byoroheje. Sasa rero biriya bintu ubundi bo system ukishaka ntabwo ishaka yuko ibibi byose bikoreshwa na rubanda. Yo ishaka gukoresha bya bindi bikabibyayo ikabikoresha mu nyungu zayo aho ibona bikwiriye ikabikoresha. So noneho ari akegeranyo nabonye kavuzwe n'umugore witwa Sival ariko iyo n'izina rye rihimbano yatorotse muri Illuminati niwe yanyigisha amabanga menshi cyane. Navuga ko vice president ya Amerika bura nta kindi ishinzwe gukora ibyo bita money laundering, ishinzwe gukora ibyo bita drug the sale of drug, gurisha ibiyobyabwenge and human trafficking. Vice president ya Amerika bagurisha abana b'abakobwa. Bibyo tureba mu Rwanda nk'abana b'abakobwa abanyarwandakazi barabagurisha i Burundi bahagarariye ku mipaka za Interpol. Biriya bintu indirectly birakorwa kandi bariya babikora bagira ubwite babikora neza. Babikora babirwanya kandi bo babikora. Nukuvuga se abakobwa basohoka bava mu Rwanda bagenda first of all impamvu abakobwa bagenda n'igitsina gore bagenda bakajya hanze muri Afrika niyo kuvuga u Rwanda ku Rwanda wenda rufite sinzi sinari nabibona cyane ariko ibihugu nk'aba Burundi ibihugu Tanzania Kenya Uganda human trafficking is on the rise. Kongo ho ni nk'isoko birirwa bagenda baragenda barabatwara bagenda za Nigeria za Ghana za hehe bo baragenda benshi kandi bazi ngo gushaka ubuzima bwiza. Abandi barabanza bakahara amasosiyete nko muri za East Africa hanga hari amasosiyete azwi yandika abantu kabatwara bakajya gukora mu bihugu by'Abarabu bakaba bazwi. Hari nabandi rero bagenda bashutswe muri nizo za fake companies zibabeye. Yagera hanze ugasanga bamukoye ibyangombwa abayaho bamwe usanga baranasaza abandi babirungo batyo baragurishwa bakajya ku isi hose mu Burayi barabagurisha ku isi yose nta kintu badakora ariko babikora mu bwenge n'ubuhanga buhanitse kandi mu ibanga kandi ku mugaragaro bakabirwanya
ubwo iyo ni vice perezidansi ya Amerika. yes nibyo ishinzwe. Ibiyobyabwenge ntabwo ari amagambo yanjye, ni amagambo ya Sivari. ibyo yabishyize hanze. yes ayandi amazina ye nyayo bavuga yuko yitwa Kathy O'Brien, ariko ntabwo bazi naho abo bungu. Nase uriya witwa Assange uyu nguyu wa byo bita ngo ni Wikileaks, amaze iminsi cyane ngo ntabari mu Bwongereza, yarahungiye muri ambasade ya Ecuador mu Bwongereza, niho ari amaze igihe kirekire bavuga ngo yashize amabanga ahagaragara. None ubu ngubu icyemezo cyo kumutwara muri Amerika kirimo kirasohora, kuko bariya abantu bo bakora ikintu byabo buhoro, bakabanza bagacogoza bagacecekera abantu, bakabanza bakabyibazaho, hanyuma bakazabikora urwo rwamo rwaracecetse. Ariko ze pasi itorero rya Kristo mu isi rifite intego ryo kwamaza ubutumwa bwiza ngo rigere ku mperesi cyangwa se rirangize intego ya Yesu. Nk'iyo ntego turiho ya gatandatu hajemo kuba ibihugu byose byo kwisi bigiye kwemeza ibintu byitwa ibiyobyabwenge, kandi ibiyobyabwenge abantu babinyweye barabizi, ni ibintu umuntu nyine ni birakudoroga ku buryo bigukoroneza ugasigara uri umukoroni wabyo. Nk'aba bantu nk'ibihugu byose nibiramuka byemeka ikintu ko bazaba bahaye uburenganzira buri wese kubinywa, kandi umuntu abinywa yumva ari byiza, aba bantu bazabwirizwa ubutumwa bikunde. No, ubutumwa ubwabwo burarwanwa mbere na mbere kuva kubwirizwa. Nose ubwo ubutumwa buri free, ubuso ubutumwa bubwirizwa n'ubuye. Abo se bo wababwiriza bakakumva banyweye ibiyobyabwenge. Oya, mbere yo kuvuga ngo bazabwirizwa bumve, banza bibaza ubutumwa bwo buri. Intambara turwana ubu ngubu ni ukugira ngo ubutumwa bwemerwe. Niba igihe tuvuge dufashe bira tukayisoma duhura n'intambara. N'ubu ngufite inama ngiye kujyamo n'itsinda ry'abadive. Intambara igiye kurota. Je ni ukuvuga ngo abantu bahagaze ku idini kuruta uko bahagaze kuri Kristo. None ni ukuvuga ngo ubu ugiye kujya mu nama, mugiye kujya mu makatu, impaka zago turwane. Ariko nabyemeye kuko natumiwe. None kuri cano ni hehe? Oya ni ku mugaragaro. Ibaniga niba ngo banize umenye ngo byarangiye. Ni kuri televiziyo se? Oya n'ahantu mwebwe mwicara mukaganira, kandi nabikunze nabisabye kenshi kugira ngo tujye tugira rwaserera. Uvuze gutyo hari umuntu wanyandikiye ejo yarambwiye ngo nkubwire ko ashaka ko muhura mukaganira ku bintu bitatu. Icya mbere ubuntu, icya kabiri amategeko, icya gatatu isabato. Uwo muntu ari Nyamata. Namubwiye yuko tuza kuvugana uyu munsi ku cyumweru w'igitaha mukazahura mukaganira. Arashaka ko mubiganiraho. Ubwo sinzi uburyo ashaka ko mubiganiraho ngo muhuze ibyo bintu bitatu, ubuntu, amategeko ndetse n'isabato. Kandi ngo bijya bihura ahubwo. Aho rero hari ikibazo kuko numvise ari byo ashaka. Barashaka kubihuza mu buhanga bwa Irina White, ariko ntabwo bikunda. Kuko buri kintu n'isezerano ryihariye. Ntabwo rero Bibiliya ntabwo Imana ajya gushyira amasezerano abiri kandi ishaka guhuza ibintu. Ntabwo uzigira bihuza. Kimwe n'igicucu cy'ikindi. Nuko kimwe iyo kibonetse igicucu gikurwaho ko umubiri nyawo ugaragaye. Naho kuvuga ngo barabihuza babihuza bate? Twari turi kubirebana n'irivuga butumwa, ari naho wisumbwira ati n'ubu ngiye mu ntambara. Ubu butumwa itorero rya Kristo rifite shaka kuvuga mu isi, ukaba uri kugaragaza ko intego ya gatandatu ari uko ibihugu byose byemeza ikintu cyitwa ibiyobyabwenge. Yes. Ese abantu ko bazabyirohama ko ikiyobyabwenge ukijya mu mva ari cyiza, ariko bikarangira kikwangije. Aba bantu tuzabona batubwiriza ubutumwa. Uzi yuko mu Burayi amakuru ufite abantu bose banywa ibiyobyabwenge. Mu Burayi banywa ibiyobyabwenge cyane. Ni ukuvuga ngo ibyo birahenze, ariko ari amakampani yo muri za Latin American countries, muri ibihugu bya Amerika y'Amajyepfo, aho bita ba drug cartels, n'abakire b'abaherwe bacuruza ibiyobyabwenge muri ibyo bihugu. Amafaranga se bayakura he? Kuki ari abaherwe se? Niyo bacishwamo na ziriya nzego zo muri Amerika no mu Burayi kuzana ibyo biyobyabwenge. Abo bita ba mafiya bo mu Butaliyani bakora iki se? Nibo babinyuramo kugira ngo bikaza bifite uburyo bizana amafaranga menshi cyane.
bikaba biri control ariko icyo bashaka ni amafaranga kandi na ba bantu bandi bavuze ngo bashaka yuko babinywa bikarangira ahubwo babinyoye ariko bakabinywa bibahenze kuko biba byaciye muri izo nzego nyine twebwe ngo turagurisha ikawa ngo turagurisha icyayi biriya nta mafaranga angana nayo urumogi azana kuko bamwe urumogi ni benshi kandi bagerageza kurumwa ngo ni mu ibanga ariko bageraho umugore ejo yarambwiye tuganira n'umumama aba muri Belgium mu Bubiligi cyangwa muri Holland si muri ibyo bihugu ari bibiri yambwiye ko ati mwe muravuga iby'abagabo kwangirika mu Rwanda ibintu by'uburinganire abagore kwica abagabo n'abagabo kwica abagore no ntabwo ariko bimeze hano biteye ubwoba umugabo ati arahaguruka akica umugore akica n'abana be ahubwo mahirwe bafite ntibakigira abagore ntibakigira imiryango abenshi ariko ni ibyihebe n'amashyize biraterwa n'ikisa ati bafite ibibazo cyane cyane by'ibiyobyabwenge ibiyobyabwenge biteye ubwoba abana b'abakobwa bacu biruka nk'abajya mu Burayi abenshi bazajya bagwa mu mitego kuko abarogowe n'abazungu hafi ya bose mvugana nabo bamaze ko bakecuru bararira icyo ni ukuri base nanjye hari abo nyavugana nabo muragenda ari umwana w'umukobwa azi wagiye mu buzima bwiza afite uko yarezwe umuco wa kinyarwanda cyangwa wa kinyafurika yagera agahura n'ishyano aherutse kuraswa n'umugabo we kandi nta kintu muziza ariko Imana iramurinda ntiyapfa umugabo we ni umuzungu undi yavuye inaha yaramusanze afite imbunda aramurasa amasasa ane utekereza ariko kubera uwo mukobwa afite kwizera uwo mudamu afite kwizera ukomeye yaramuhaye ati nubwo ushaka kunyisha amasasu ndasa ntari bunyice ntabwo mpfa aramuratsa kuko kandi amujyamo yambwiye ngo yamaze niba ari iminsi 6 mu bitaro bayamuvanamo haragaruka baraho rwose kandi abanyarwanda kazi burya bazi no kubaka kuko iyo afite entere mu kintu nta kiva ku kizinga amukunda kubi ubwo urumva kandi abenshi usanga ari n'umusaza n'ubundi ni umusaza undi mwana ari muto benshi ariko bafitemo n'imibare burya abanyafurika dufite ubwenge bazi ngo umusaza napfa azasigira ubutunzi ni imibare harimo imibare iteye kuko ibiyobyabwenge birumvikana biriho tu yes so therefore rero ni ikibazo gikomeye cyane kandi kibabaje ariko n'isi yose ko hariya iyo bibaye hariya no ku isi hose birahakwira ahantu bakigerageza kubikontorora kubera imiterere yaho ni mu Bushinwa mbese muri Aziya yose ariko mu Buhinde ho burya naho ni nk'abanyaburayi naho nta kigenda abashinwa barabikontorora kubera ikibazo bafite kandi barimo barategurirwa buri kintu gikomeye ku isi ntacyo kuko nabo barabinywa ariko kugira ngo bazakubone bo hariya mu Bushinwa iyo umuntu ari ikigoryi cyangwa afite ikibazo mu mutwe bari ikidebire baramwica niya red drug addict ntabwo bakurebera izuba ariko ibyo ngibyo nabyo byateguriwe hariya kubera impamvu ariko nk'abarusiya nabo nuko barashaka kumenya ariko ntabwo bimeze nko mu Burayi cyane ariko bazi ko biriya bintu by'abanyaburayi barashaka communism kuza kubera itwara isi iyo witegereje neza ureba biriya bice bya kapitalisme na christianisme ubukristo na kapitalisme aho byiganje ariho bangiza cyane kuko bashaka yuko systeme y'Iburasirazuba ari igiye kwigarurira isi systeme ya communism ariko uzabategekera ikoresheje igitugu nkuko rero mu Bushinwa bimeze nta bantu ikintu abantu ba mbere na mbere mu Bushinwa batinya ni leta yabo muri Amerika ikintu abantu bakinisha buri munsi bagaterana abaperezida baba amagi ngo ni freedom ngo n'ubwisanzure bagafata igira iboze cyangwa inyanya bakazitera perezida ukaba yahindaye uriya utwa Sarkozy ni Sarkozy uyu nguyu harya ni Macron yes Macron umuntu aherutse guhaguruka mu kubita urushyi kubita perezida urushyi ngo n'ubuhanga kandi ubona ikigori kimukubita urushyi ariko bakabyerekana ngo urebe ngo hari ati ngo turi ku rwego rwiza ngo rwa demokarasi se bivuze umuntu ukubita undi umuntu ukomeye ariko ntubyumva wowe ubwawe ubu nk'ukubise urushyi wagenda ukamfungisha n'ahandi mu mategeko ntibyemetsa it's an assault ubwo biyitera ku muntu none ngo ni perezida kuko umuntu amukubise urushyi bakabyogeza uzi se ibanga ririmo ese perezida ni umukino ni umukino nyine of course ni umukino umukuru w'igihugu kumukubita urushyi
none pastor tugarutse barasetsa cyane tugarutse ubwo no kutwereka ngo bo bari unique n'abantu badasanzwe nkatwe nka demokarasi ariko no hari uwo bateye ntuza wa wundi ntuza uyu Bill Gates bamuteye inyanya bamukubise inyanya amakoti arahindana ngo abantu bafite uburenganzira ngo kurakara ngo barakaye ariko harimo game yo kwerekana hari ahantu abantu bahanje amaso nkaho ariho kari ku rwego rw'iki mpuzamahanga rw'ibintu byiza noneho ariko ikigamijwe hariya ni ukwasenya kuko hagiye gukurikiraho ubutegetsi bugiye gutegeka isi ntabwo buzaba bumeze nk'ubw'abashinwa buzaba burenze kubw'abashinwa kuba bubi. Hari umukobwa wanjye wagezeyo amara igihe iminsi myinshi ariko yarambwira ati abashinwa ikintu cya mbere batinya ni leta yabo. Mu gihe muri Amerika leta yabo bigaragambya ndavuga mu Burayi bw'uburengerazuba ubwo no kuvuga za Canada za Amerika za Australia epfo n'iki byose n'Uburayi hariya ni ukuvuga ngo leta bayifata nk'ikintu kiraho ariko leta bayifata nk'ikintu kiraho mu bwenge irabakontorora. Reba nk'ubu ngubu n'ibyo batera by'inshinge wabonye mu Bushinwa bigaragambya kubera inshinge kareka wapi Uburusiya se barigaragambya no they can't se pasi ko ejo hari umuntu twavuganye nkumva aravuga ko mu Belgique hari abaherutse kwigaragambya ku birebana n'urukingo ahubwo bakabarasa. Yaravuga ati ya bindi twajyaga tuvuga ngo demokarasi ngibintu hano ngo n'ubwisanzure kugaraba babarashe barashumwe bamaze kumurasa abandi baza biruka ngo baje kumufata bahita bongera barabarasa niba ngari babiri bandi base bago hejuru ye ati kandi ababarashe ntiwamenya aho bari ati kandi ibyo ntibigize bivugwa no mu makuru kwa kuri byabaga ari ikintu gikomeye kwe ati abantu basibiruka nka bose bava mu mihanda. Nase itangazamakuru se nirijyane itangazamakuru rya Illuminati nese batangazwa nande kera kubihana ku nkoranyambaga nyine najyo kandi bashobora kubihagarika urubuga rugize those guys are in charge. Nayo mpamvu nta kintu cyo niyo mpamvu ngiye mbabwira ngiye mvuga Kristo wababa yuko ari we nzira yonyine yo gukira kw'abantu n'abantu ntago babyumva ariko baraza kugenda babyumva. Hari umukobwa umwe wampanuriye arambwira ati yavuga mu Giswahili aba muri Belgium mu Bubiligi arambwira ati mwaka ujao utakuwa mwaka wa Injili. Harimo ati nkurikije ibyo mbona ngaha mwaka utaha abantu bazahindukira Kristo benshi bakuri bya bintu bajyaga bigira kandi wa mugani ushobora kuba niwo mwaka wa nyuma wo kuvugamo benshi imyaka izakurikiraho uri rubizi cyakora uko uyu nguri hafi yacu hari ubona umuntu yawugeramo akagira icyo avuga ariko ibintu birimo birahindagurika abantu Satani rimwe arigaragaza his true colors cyo kuza iki kintu nanjye ndacyumva nko kuri abuze ko mwaka utaha abantu bashobora kuvuga ati karabaye ahubwo turi mu byo turimo uzi ko abantu bashobora kuzaza bavuga ati dushake Imana. Ubundi dufite imyaka 3 yonyine ko 25 hazaba ibindi bintu hari changes zishobora kubaho zikomeye cyane ku isi. So imyaka 3 rero nahamagariraga abantu ngo bakanguke niyo tuzaba tukiriho bamwe bazaba ari bisezegeri n'abandi ari ibimuga kubera ibishinge n'ibindi umuntu atamenya ariko nibura abazafite ubwenge bwo kumva kuri umurimo wa Kristo. Pasi ubwo ni changes nibuza watubwira nibuza nka bino nabo nazivuga ko hari inama iteguwe y'abadayimoni nayo kubwiye ariko izaba muri 2025 kandi kuko n'ubu kiganiro twageze kugitamba iyo nama rero iziga ku buryo burambuye gahunda igomba gukurikizwa ku buryo bizagera muri 2030 ya gahunda twavuze yo kuba abantu baramaze guhindurwa yamaze kugerwaho. Ubwo nibwo bizorohera n'abantu benshi kwicwa bagashira ku buryo muri 2050 urumva kuva muri 2030 kugera muri 2050 n'imyaka 20 nibura abantu miliyari 3 bazayamaze kwicwa bashize. Akusubwiye ibintu byabaho miliyari 3 none se waruzi yuko umuntu azagenda apfutse umunwa agiye kwijira kandi abyikora yaretse no gupfuka umunwa nta n'uwaruzi ko umuntu bashobora kumuhatira kwivuza ku ngufu kandi ari we wigirira neza wari wabibona se bikaba n'itegeko. Ubu se ngubu nk'ubu ugiye mu muhanda ukagenda uvuga uti ikintu cyitwa umugabo ni imbisiri umugabo ntacyo amaze wakwigendera ukitambukira ariko nuvuga umugore mu by'ukuri ntacyo amaze urara mu buruko ibyo bintu wabitendukanye ute ikintu gikomeye cyane uwumira aterwa n'iki se erega buriya hariho ijambo ry'Imana ntabwo bajya barisoma dusome muri Daniyeli igice cyaho cya 8 abantu harimo ibanga rikomeye koko oya tugomba kwiga neza uko isi imeze
none se kuki abantu bagenda bakora ibyo bintu babisumbanya muri ubwo buryo ikibazo kiri he haravuga ngo igihe ubwo bwami buzabwenda gushirira abanyabyaha bazaba bamaze gukabya umwami w'umunyamwaga umenya bitamenyekana zima nyamara icyitonderwa imbaraga ze zizaba zikomeye ariko ntizizaba ari izubwe the political system itegeka isi niwe mwami w'umunyamwaga se umwami w'umunyamwaga uvugwa ni Roma niwe uzima ibyaha by'abanyabyaha batware babagira iki bageze gukora ibintu by'ibizira babagira n'ingurube mu rusengero bakora amahano mu gihe batwaraga Daniel abyitwa mbese ibyaha bikabije byakozwe icyo gihe byo gusuzugura Imana akabihuza n'iki gihe cy'imperuka turimo akabihuza n'ibi Daniel ibyo yavugaga ibyo bitari byaba ubuki ko Daniel ntabwo yabayeho mu bwami bw'abagiriki yabayeho mu bwami bw'abakarudaya n'ubwami bw'abamedi n'abaperesi ariko ahangaha yavugaga ibi ngibi bitari byaba yuko bizaba ubwo bwami igihe buzabwenda kurangirira ni ubwami bw'abagiriki noneho muri bwo umwami w'umunyamwaga azima umenya bitamenyekana ni ubwami bwa Roma kuko bwo buzamenya bitamenyekana kuko si bwo ubwabo buzaba bwigenga Satani uzaba ubiyobora nk'uko tubibona mu byahishuwe 12 umurongo wa 3 no mu byahishuwe 13 umurongo wa 1 n'uwa 2 kandi koko abaroma ne bakurikiranye n'abagiriki yes ahubwo baranababyaye bavuye muri bo niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo agahembe gato ngo kazashamikira kuri rimwe muri ayo mahembe aho gahembe gato rero ni ubwami bwa Roma ntabwo ari ubupapa nk'uko bamwe bavuga ubwami bwa Roma ariko nabo bwaguretse iyobokamana none iyobokamana ribyara ubupapa iyobokamana ripfuye ribyara ubupapa ko nta mwuka w'Imana ubugihari ariko n'abaroma babikoze ari Satani ubikora ariko kuko niwe wabishyizeho imbaraga ze ntabwo zizaba ari ize twebwe ubu turabona ibintu bikatugora ariko biriya bintu ni ibiki none se ni ibiki nyine unese ubikora imbaraga z'uyu ntabwo ari ize azipase yego kuba gutya niyo mpamvu navuze hari ibintu uvuga ukumva uhuje n'abadivantiste ahubwo abadivantiste bazakudutwara nk'ubu uravuze uti ngewe ngiye kujya mu nama nabo muri ugiye kwaka se mwabwiye nkaza nkitereraho kamera simbizi wari ko aribo bantumiye sinakwishyira muri arrangement yabo sinzi uburyo bateguye bazakudutwara kuko hari ibintu uvuga ukumva murahuje impamvu abantu bavuga ngo mpuje n'abadive ntabwo abantu bajya biga ubuhanuzi yewe ibyo mvuga nibyo nahishuriwe ntabwo ari ibya Elena White oya Elena White bari abadive bavyo Elena White yahishuye ntabwo ubuhanuzi bavuga bo bahora bareba ibyo yavuze uko bigenda bigira bite bisohora uko bisohora rero niko barushaho kugenda bacengera imizi muri we ariko yari umuhanuzi w'ibinyoma ise n'abantu nakurikirana abantu buriya abadive ntabwo batandukanye na Elena White ntabwo bishoboka ni ikintu kimwe kandi jewe Elena White sinashobora kumukurikira kuko nzi yuko ari umwanzi wa Kristo umwanzi wa Kristo kandi na Bibiliya ntiyemera ngo abagore ngo bayobore gutyo ahubwo se urumva se bakurikira ibyanditswe ni ukuvuga we icyambere ni umuhanuzi icya kabiri ni umwigisha abaye umuhanuzi abaye umwigisha noneho ikindi abaye fondateri w'imyizerere ni ibintu bikomeye cyane aha hanyuma tugaruke ni ukuvuga ngo iyo ntego ya 6 harimo kwemera ibiyobyabwenge ese ibiyobyabwenge hakubiyemo n'ibiyobyabwenge by'abakobwa nyine bazabajyanwa bakabangiza urumva hano baravuze iyo intego yabo ya 6 irimo ibintu bibiri by'ingenzi gufata ibiyobyabwenge bigahinduka bikemerwa mu mategeko y'ibihugu byose kandi wumve yuko bino bintu iyo bibaye kuriya iyo bavuze ngo legalize ntabwo bavuga igihugu kimwe kubera ko ibihugu byose biri mu sway cyo bita the sway ni ukuvuga ubutware bwabo so legalizing the use of drugs ntabwo bizareba igihugu kimwe ntabwo bizareba Amerika ngo bireke u Rwanda bireke Congo bireke hehe oya bizaba iby'isi yose ikindi cya kabiri ni ukukora pornography to be an art form pornography ikaba umukino ikaba ubuhanga ikaba ubuhanzi nkuko abantu baba bahanzi
ntabwo se wabonyeje umukobwa w'umuhanzikazi mu Rwanda ntabwo byari byabaho umwari w'u Rwanda yiyambuye ubusa yagaragaje amabere ari hejuru. ahubwo mu kanya ngiye kuri YouTube bari bwo mbibona yanatumiwe n'umunyamakuru umwe wo kuri Channel imwe arabivuze rwose aramubajije ngiye nibwo nari mbibonye aramubajije ndaravuga ati jewe nabikoze nabitekerejeho kandi biriya hari icyo nashaka kwerekana ni ibintu ati rero batanga comment imbiti ibyo ni ibintu menyereye ariko ngiye ni ibintu nabanje gutekerezaho kandi nabikoze mbishaka nanabizi nanjye nabibonye ndikanga navana ya mahano noneho na mahano ko ubu ngubu nkuriya witonde buriya yitwa icyamamare ni umusitari gukora biriya ni ugutinyura abandi bamureba ngo bakurikire ibyo akoze ko bene bariya abadayimoni bakoreramo kugira ngo bigarurire abantu ariko igitezwa imbere hariya mu buryo bw'ibanga ni pornography ni ubusambanyi yes no umuhungu se ntamubonye waza kumushaka we nawe w'umuhanzi wo mu Rwanda ejo bundi yari yambaye ubusa igitsina cye yagizeho inyoni hari umuhungu wabikoze w'igitsina ariko abantu basaze kandi abantu bakabogeza kuko itangazamakuru riri under the sway noneho baje bakurikirana ari babiri igitsina gabo n'igitsina gore you know ibyo ni ibintu wowe iyo ubirebye ukavuga utasibe uravugira hese ntabwo wabihakana kuko icyambere targeted group n'abantu bari mu myaka kuva kuri 40 kumanuka kandi nibo benshi kandi nibo bafite ubwo bushobozi nibo bafite ubwo buhanga bareba wowe rero influence yawe nk'umuntu mukuru ntabwo igikora ntabwo tukigishwa n'ababyeyi turigishwa na media twebwe nk'ubu ibyo mvuga jewe kuko listen to me first of all naragenda kandi bukomeze nukonsa kabatari kusuriya uravuga ibiki ni world fashion ngira amahirwe kuko ngiye navuga n'urubyiruko rumwe rushobora kunyumva barahari bake kuko ntabwo mvuga ibintu wenda bishaje ndavuga ibintu bari mu bwabo nkabere uko bimeze kuko nabyo nanjye ndabizi genda kuriye mu mujyi gagenda umwana wo mu mujyi ibintu byose bisanga ndaho mbireba usibye ntashaka kujyamo kubera imyaka genda kuriye mu mujyi for 50 years nabaye mu mujyi rero iby'urubyiruko rubamo nibyo rushyira imbere nabibayemo mu gihe cyanjye menya ubugoryi bwabyo kandi ntabwo bihinduka jewe iriya mvugo y'abasore bavuga hano muri Kigali ngo bitemani iyo twavuga muri za 60 none nagiye kubona muri Kigali hageze muri 60 yarakoreshwaga iriya mvugo niyo yari igezweho nabaga mu Rwanda yari taraza ko nicyo gihe mani muri 60 yarakoreshwaga bitemani rero nibuka ko twavuga tukiri abana noneho ni ibintu bikomeza bikagira ari jambo Salomo yanditse mu mubwiriza aravuga ngo ngibiriho byahozeho na kera ngo nta gishya kiriho kumbi muri za 60 mani yaravugwaga twakivuga tweho twabaga niyo ryari rigeze ubu aho nabaga ntibakibikoresha none pase ubwo turi aho ngaho nago twavuga ko naba ngaba ibi turi kuvuga bya pornography cyangwa se byabambaye ubusa hari igihe byabayeho n'ubundi ntabwo byabayeho muri ubwo buryo iyi ni trend ikomeye cyane ngo ubusambanyi bwabayeho uhereye mbere na mbere actually babyita ngo ni the oldest trade ngo ni ubucuruzi bwa kera kuruta ibindi byose na Yesu mu gihe cy'ubusambanyi bwari buhari ariko kugira ngo ntube umukino uzarebe n'indirimbo nimugoroba naho naraye mu bana narebaga bashyiragaho ibintu ntabana bakuru bamwe n'abakazana banyese ntabwo nabakontorora ariko bashyiraho ibintu batangara ibyo bareba ngo n'indirimbo zigezweho abantu burirana hari ubusambanyi bonyine bashyiraho berekana ubwo n'indirimbo se yahe ese pase tukiri kuri iyo ntego ya 6 uvuze ko ni ibintu bibiri icya mbere nuko ibiyobyabwenge bigomba kwemerwa bigashyirwa mu bitabo by'amategeko y'ibihugu sibyo hakaza n'iki ngiki cya kabiri cyo kwemera ubutinganyi bukamera nk'imikino apana ubutinganyi pornography ubusambanyi buriya okay n'ubutinganyi bako muri pornography nicyo niyo kubwira ngo ni nk'ibintu bingahe nibuza watubwira bizagira imbaraga muri iyo pornography bagiye kwemeza ku buryo bibaho nk'imikino ni nk'ibintu bingahe wavuga nibuza bazagaragaza ukabona ko ubusambanyi ni nk'umukino cyangwa se uyu munsi ntabiha ahubwo ingaruka bizazana niyo navuga ubundi urabona n'ubu ngubu hari abo twita perverted icyo bita perversion mu cyongereza abantu barahinduka mu mibonano mpuzabitsina ubundi yari yagenewe kuba ari ikintu gikorwa hagati y'umugabo n'umugore mu gihe babirekuriwe umugore we yakoye niyo mpamvu ko umugore ukamuvunikira ukamubona
cyabaga ari ikintu kigomba kuguhenda. None ubu ngubu ibyo barabikuraho kugira ngo umugore abe ikintu kimeze nk'uko wareba cheap merchandise, ikintu ujya hariya ku isoko ukagura nk'ubumba tugashyira hariya. Ubu nibyo barimo bakora ko bararwana no kugira ngo habeho za divorce nyinshi cyane. Kandi ibyo biri mu ngingo ya 5 iyo twita 10 point charter ya Alice Bailey. Kuko ubusambanyi divorce ni ingingo yaso ya 5 igomba kubaho. Umuntu ejo bundi yarampamagaye yambwira yuko mu Burayi ubu ngubu uko bimeze ubugira kuva telefone ziravuze, bafite za telefone z'abantu kumva telefone iravuze bati turashaka madamu bakampamagara kamwe umugabo niba yaraye gukubise cyangwa ari uko kubangamira twebwe dushobora kugufasha ukava muri ubwo buretwa kandi tukakubera n'amafaranga n'imibereho bakaguha na adresse aho ushobora guhamagara mwibanga ugatangira wowe ugasenya urugo rwawe ukagenda umugabo ukamuta. Niyo mpamvu abagabo benshi bafite ibibazo. None iyo mufitanye n'abana umugabo agira ikibazo gikomeye cyane, babana uramuta ariwe byaturutseho wenda ukamubeshyira ngo afite icyo bita domestic violence, none babana kandi akongera akabakurikira akabarera iwawe. Wamutwaye abana yagiye ko babana nabo umugore kandi kera ntibyabagaho. Ubundi kera Bibiliya itwereka ko ngo dusomye umurongo wa 12 w'iki gice cya 8 haravuga ngo izo ngabo hamwe n'igitambo gihoraho bizahanwa mu butware bwaryo kubw'igicumuro, ngo iby'ukuri bijugunye hasi kandi ngo rikajya ribasha ibyo rigambiriye. Iby'ukuri zabijugunya hasi. Umugore yavaga mu rugo akagenda kahukana cyangwa agatana, abana babaga bo umugabo. None ubu ibyo babikuyeho, abana nabiki ari umugore kandi none nyamugabo ukomeza kubarira kwa wa mugore bahagusaba indezo ku ngufu ku buryo bashobora gutwara ahubwo umushahara we barawukata direct ukajya mu mufuka w'umugore. Ni ibihe bintu nibuza nk'uyu munsi uri kubona byaba barimo kugenda bitwinjiza muri icyo kintu cyo gufata ubusambanyi bukaba nk'umukino, nibuza uri kubona muri iki gihe cya none? Nkweretse izo ngero z'abitwa ibyamamare. Kuki bamamara? Indirimbo cyangwa ibyo babyina ni ibiki bitandukanye n'ibyari biriho kera twakundaga. Wowe ntabwo uri muto cyane, ibyo risojyaga wumva inanga ya Sebatuzi n'abitwa nibandira njyaga no amazina yabo sinkiyibuka, bagiraga inanga nziza abanyarwanda bakazikunda. Yaka ibyo birashaje ku buryo n'abantu basore basigaye banazihimba muri izo ndirimbo nshya bakazana muri izo ntangane n'iriya njyana ya kera babikuyeho. Hariho kubyina umuntu yambaye gusa, noneho babihuje na audio, bayihuje na video, aho kugira ngo unezezwe n'injyana cyangwa n'amagambo avuga ukareba ibyo yikora. Birere ibyo yikora nkanjye n'undi we nuduta abari yabiteye isesemi, ariko undi muto nibyo abareba kugira ngo azabikopere. Urumva neza uko avuga, uko yikora, uko yambara, kwambara ubusa, ejo abantu basanga nibyo bambaye. Imideri yo wumva bakora, imideri ni iki se bya style, imideri nyine yo kwerekana uburyo aberwa nyine yambara kabero. Exactly. Ubwo rero ibyo ngibyo nibyo bakora, n'ingendo n'imisatsi uko bayikora, ugasanga umusatsi bayihinduye umweru, ugasanga umuntu n'umwana w'uruhinja ariko wagira ngo ni umusaza w'imvi z'uruyenzi. Byose nabyo biza muri iki kintu cy'ubusambanyi. Biza muri ibintu byo by'abastari bagenda bahindura abantu. Cyo shaka kwereka babahindura mbese mu mindset yose gahinduka, nubwo busambanyi rero bukaza. Ikindi cya kabiri cy'ubusambanyi cyuvuga uko ureba ibintu by'ubusambanyi n'amaso byapiringa muri wowe imbere kugira ngo ubikore, bihindura wowe character yawe kugira ngo cyangwa se cya cyifuzo kugira ngo gitekereze. Byatangiye buhora abantu bambara, abagore bambara za mini. Urugero yaratangiye kureba mini kera muri 66. Kera ni kera umuntu nari afite imyaka 10 icyo gihe abantu bambaraga mini se mu miji yaho nabaga bambaraga mini. Kiwe mini nzibonye kuva muri za 90 na niho nazibonye muri za 96 na 7. Nyuma y'intambara ya jenoside. None muri za 30 nazarize mini yabaga ihari ariko uyambaye akaba nyine umusitari ku musozi, bakamureba ari umuntu wize, abantu bose bakamureba ngo ni umukobwa wa runaka. Nyuma ngo yambarwaga n'umuntu wize, abizi nyine bagiye mu mujyi basirimutse, bagiye muri ya system. System nayo ukagira no mu cyaro abantu bakamuhahana bakamuryanira n'inzara, ariko we nyine
akaba arakacishije kagenda, ariko muri ba bandi babubonye hakaba babikunze. Uzi yuko umuco burya, umuco utwigisha ni nk'ijambo ry'Imana, uradupressurizinga, ukandamiza iki turimo kibi kugira ngo kijye hasi kikanegurwa kigatukwa, ariko ubundi kamere yacu nibyo ibishaka. Ndetse abantu ntibatuka ubusambanyi, gusambana se si icyaha, ariko abantu basambana nk'isazi. Ni ukubera iki? Ni ukubera yuko ikibarimo cya kindi kibi kugira ngo cyangwe nuko gitukwa hakabaho imbaraga zikomeye cyane zo kugikandamiza, icyo bita suppressing. Ikintu yari kibi rero abantu baragisuppressinga kugira ngo cye kujya, ariko kamere igikunda, kamere bigikunda. Nacyo Bibiliya itwigisha kuko yo ntabwo ikoresha imbaraga, nta nubwo iduhana, itwereka ko ibyo ababikora bazarimbuka, bazajya mu bwami bw'Imana. Tugafashwa rero, ntabwo dufashwa n'inyuguti, dufashwa n'umwuka wa Kristo. Niwe utuma twanga ibyo bintu tukabikana dutera n'ubwoba. Kristo kumwizera nicyo kidufasha. Niyo mpamvu amadini, impamvu njya icyo mpfa nayo nuko atwambura umubano wacu na Kristo, aho bakaduha umubano wacu nayo tukayibonamo, kwibona muri Kristo. Ubwo nicyo ndashaka kuvuga. None pasi ko numva ibyo bintu bizaba bikomeye cyane kandi tubona byatangiye kugera ubusambanyi nibaramuka none bwemewe ku rwego rw'isi cyangwa ku rwego rw'ibihugu, ubona bizaba bimeze bite mu bantu? Ingo zizongera kubakika, abana tuzongera kubarira. Ni ukuvuga ngo aho tujya kurongora no kurongorwa bigiye kugorana. Buriya Pawulo ijambo yavuze, umwuka yamuvugishe n'ubuhanuzi, yaravuze ngo nutandukana n'umugore ntuzarongora undi, nawe nutandukana n'umugabo ntuzashake kurongorwa gucyurwa n'undi, ahubwo uzakorera umwami wacu. Ariko yabibwiraga bari mu itorero abakristo. Aravuga ati kuko ingaragu yiganyira iby'umwami wacu, ariko umugabo yiganyira iby'umugore we, n'umugore we akigabira iki iby'umugabo. Aravuga ati rero jyewe ngiye ku bwanjye nabakiza. Arangije aravuga ati ariko nuramuka ucyuye ugiye mu nzu, abwira ibyo bita gutaha mu nzu mu kinyarwanda cya kera, ntabwo umugore arongorwa kabiri, arongorwa ari umukobwa, yaba ari umugore ntaba akirongowe. Oya, aracyurwa cyangwa agataha mu nzu. Ibyo kurongora ngo umuntu ahora arongorwa bakora amakwe, biriya ntibibaho. Naho bwaba ari ubukwe ntabwo bwitwa ngo yarongowe, baravuga ngo yatashye mu nzu cyangwa se yacyuwe. Uwamucyuye avuga yuko yacyuye. Ntuzakoresha n'utandukana n'uriya mugore wawe, ntuzavuge ngo urarongoye. Ndavuga utarongoye umukobwa ntabwo uzaba urongoye, uzaba ucyuye umugore. Noneho rero Pawulo akomeza avuga ngo nutaha mu nzu cyangwa nucyura undi mugore ku ruhande rw'umugabo, nta cyaha uzaba ukoze. Ngo ariko jye ku bwanjye, yavuze iryo jambo araryumva, ngo jye nabagiriye inama yo kuguma uko muri, kugira ngo mbakize imiruho izazanwa n'ibyo. Rero uvuga ngo hariho imiruho ikomeye cyane igiye kuvuka kubera abantu gushakana. Usanga umuntu arifuza kubera abantu gushakana, kubera urushako, kubera kurongora no kurongorwa. Iyo miruho igiye kuvuka gute? Kandi pasi kandi gushakana numva bigiye no gucika nyine. Sibese nkubwira ubusambanyi gusa. None se kizabuca n'iki? Icya mbere kugira ngo bicike ni ibi nyine byaje. None se umuzungu, hariho umugabo uri muri Canada yaganyiye umuhungu hari w'inshuti yanjye, aramubwira ati giye ikintu kimbabaza sinzi ukuntu uzakirokoka. Ati ni umugore nadatandukanye nawe, none nkaba nkurwaho amafaranga y'agahato ngo y'indezo, kandi uwo mugore yarongowe n'undi mugabo, ari mu buzima ari enjoyinga. Giye ifite ibibazo, ndicuza impamvu nije muri relationship, ese nigeze ndongora no kurongora. Urumva ibyo ari ibintu. Yarambwira ati abagore, abazungu ntibashaka kurongora abakobwa babo, bari bashiki babo barongora abagore bakuye muri za Filipino, Abafilipayini muri Aziya, muri za Vietnam, za hehe no muri Afrika. Abazungukazi ntibakibugira abagabo, kuvuga ngo aho niho niyo mpamvu rero abazungukazi basigaye baza muri Afrika hano. Akashaka umuhungu nubwo yaba hari uwo nabonye bakuye ari umushumba aragira inka hariya mu Mutaraba, umuzungukazi aramujyana. Aravuga ati nawe ibyo atazi kamujyane, yari yarangije wa gatatu wa primaire, atanyirongorere rwose. Nawe bafite ibibazo, kuko icyo bita kurongorwa no kurongora ntibazi icyo ari cyo. Gifite amategeko y'Imana yayishyiriyeho, none bagashaka kugira ngo bagikore mu buryo bwabo, kandi ntibishobora. Base mu gusoza
hari message imwe nshaka ko usobanura gatoya hano usoza utanga inama kuri izi ntego ebyiri twize zikomeye cyane ubusambanyi ndumva bugiye kugira imbaraga. Hari umuntu wanditse arandika ngo hari umugabo w'umufreemasons cyangwa umufreemaso dukorana yambwiye ko abantu babibeshyaho arishyira hamwe nk'ayandi yose ngo ntaho ihuriye na Illuminati kuko nari namutinya ariko nza kumutinyuka mubaza byinshi numva ntaho ihuriye urumva numva ntaho ihuriye na Illuminati ariko nkabona ngo yabonye impeta yambaye ari ya Illuminati mbariza pastor niba Freemasons ziri kwishi aravuga ngo ndi muri Amerika. Ikindi cyatumye musa nk'ubyemera nuko twakoranaga mu ruganda nawe akora akazi k'ingufu nkatwe none se iyaba ari uw'aba Freemason ntiyakabaye afite amafaranga atavunika nkatwe. Oya ntabwo ngo wabizi buriya Freemasonry ni umuryango kuko bivuga kandi wibanga ugizwe n'ibice byinshi uje n'icyo bita degrees nyinshi cyane inzego uwo rero ibyazi ni ibigarukira ku rwego rwe ntabwo abaza uko bikora. Ikindi cya kabiri niyo ari afite icyazi ntabwo avuga ukuri kwabo. Ikintu cya mbere na mbere bakora ni ukugira ibanga bakora nk'imandwa mu Kinyarwanda z'ubita imandwa hari ibanga ry'imandwa ntabamenaga ibanga ry'iki ry'imandwa ngo beko yes nabo rero niko bameze ntabwo bashobora kuvuga ibyo bintu. Hari abantu basanzwe nk'abo ngabo bari mu labor market bakubikora kuko Freemasonry igizwe n'abantu b'ingeri zose. Ubwo harimo n'abakene kuko urumva ati ntago yakagiye gukora imirimo y'ingufu kandi ari muri uwo muryango ukomeye w'amafaranga. No erega burya batandukanye Illuminati na Freemasons. Freemason ni umuryango mugari nk'uko ureba community nk'abanyarwanda twese turi abanyarwanda ariko dufite inzego hari abari muri politike hari abakomeye hari abatware hari n'abatwaro hari n'abahanga abanyabwenge. Yego Illuminati rero niko imeze. Illuminati muri Freemasonry Illuminati niyo nibo abahishuriwe kandi bari mu nzego zifata ibyemezo ku isi bo exclusively naba Illuminati nabahishuriwe. Ariko muri Freemason harimo n'imiryango rero ikomeye yo twita ngo ni ultra secret Masonic lodges igizwe n'aba Illuminati ariko babahanga cyane bazi ibyo bakora. Aba Illuminati nabaki naba Freemason yego ariko bafite inshingano bafite n'urwego bariho na mission ikomeye yo guhindura isi. Yego niyo mpamvu bitona abamurikiwe naho uwo ngo ashobora kuba birimo byarabyije mwatyo wenda kuko bavuga ngo ko bafite ikintu cyo gufasha urumva ngo yambara n'impeta ya Illuminati akaba ari ku rugo rwego atazi ibyo ari byo kuko nabo barabagira. Ariko mushize ndegiro kari wabivuze uravuga ati ushobora kubura uri umufreemason ariko ukabutaza amakuru ya nyayo hejuru iyo ngiyo. Bafite degrees nyinshi kugera kuri degree ya 33 zo ni levels zabo. Ntabwo ushobora kuvuga ngo wabemarashyo kuri izi ngingo wari muravuga. Ni yihe nama utanga ya nyuma kuko tubonye ibintu bikomeye cyane isi irafitwe nihe nama ugira aba bantu ibi bintu ubona inganda zigiye guhagara abantu bakabura imirimo abantu bakajya kwiyahuza ibiyobyabwenge aho abantu bagiye guhinduka nk'amavampaya aho tubonye ko bagiye guteza imbere kunywa ibiyobyabwenge kandi ku rwego rw'isi yose bigashyirwa no mu mategeko y'ibihugu. Ikindi tweretse n'ubu busambanyi bugiye guhinduka umukino biciye muri za pornography. Nihe nama wagira batuye isi? No kuvuga ngo je nshaka kubwira abantu batuye isi nicyo Yesu yavuze. Yavuze yuko muri wari honyine tugomba kurokokakira. Yaravuze ngo ni inzira nuko n'ubugingo. Abafite iryo shaka ryo kujya kwa data bakwiriye kubaza iyo nzira. Hanyuma no kuvuga muri Yohana 10:17 kugera kwa 9 abavugira yuko ari we irembo ry'intama umuntu niyinjira muri wazakizwa. Nta kindi kintu giye navuga kuko isi yabaye attacked. Nukuvuga ngo Satani yatangije intambara mu ijuru aratsindwa ari mu isi kandi mu isi burya ararwana mu buryo kugira ngo ntabwo ari ukwica abantu gusa ari no kugira ngo barimbuke batandukane n'Imana. Iyo nizo kintu kimushishikaje kandi arakora cyane. N'ubuntu bw'Imana nibwo budufasha. Ubu n'ubuntu bw'Imana ereka kuba turiho n'ubuntu bw'Imana kugira ngo ahari abantu bakizwe niko Bibiliya ivuga. Adusome icyanditswe kimwe usanga mu rwandiko rwa Petero rwa mbere
rwa kabiri nako urwa mbere urwa kabiri ku gice cya gatatu noneho umurongo wa 9 aravuga ngo umwami Imana ntitize isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinza, ahubwo twihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ushaka yuko bose bihana. Imana rero icyo ishaka nuko abantu bihana. Iyo ni itegeko Yesu yaduhaye. Yaravuze ati mugende muhindure abantu bose kuba bigishwa. Muri Luka 24 hari ijambo avuga uhereye ku murongo wa 44 kugera ku murongo wa 49 hari amagambo meza, ariko icyo ushaka kuvuga ijambo ry'ingenzi aravuga ngo nuko rero Kristo ngo amahanga yose ari munsi y'ijuru, aravuga ngo kwihana no kubabarwa ibyaha bikwiye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, kandi ngo dore ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Noneho rero kuko ari kumwe natwe aracyarwana kugira ngo icyo kintu ni urezita imbaraga z'umwanzi, ariko kubera yuko umunsi w'umwami wacu urimo umunsi w'umwami wacu urimo uregereza, arimo arashaka ibyo bintu kugira bite, kugira ngo nawe agenda birikura, kuko igihe kirageze. Impanda zirimo zigiye kurikurwa, impanda zizakurikirwa n'ikindi zabyo z'umujinya w'Imana. Izi mpanda nizikangura kugira ngo abantu bakanguke bave mu rujijo twari turimo, kandi nayo Illuminati nayo barabikora. Niyo wari order bivuze iki? Kwinjira mu gihe gishya cyatangiye mu mwaka wa 2012 ku mugaragaro, twinjira mu byo bita ngo the age of Aquarius, cya gihe cy'abantu kuva mu kwizera science no guhakana kubaho kw'Imana, ahubwo noneho bahindukira Imana, ariko no badahindukira Imana y'ukuri, ahubwo bahindukira abadayimoni. Ubu nicyo kiriho. Rero muri make rero nicyo nabwira abantu, kuko ubu twaragabweho igitero, turi mu ntambara, ni igihe cy'umuntu gukiza ubugingo bwe. Murakoze. Hanyuma mu gusoza pase, abadukurikiye mwese ngira ngo murabizi tugenda dusobanura cyangwa se dusubiza comment mu mwanditse, uwagira ikibazo wese yajya yandika muri comment hariya, ariko paseri afite adresse, ari nayo mpamvu agiye kwitanga kugira ngo uwamushaka inbox amusange amuvugisha. Murakoze. Nimero yanjye ya telefone nk'uko mubizi ni akamenyetso ko guteranya gushyira 250 788 50 76. Bona bari muri diaspora, bari mu Rwanda ho nibisanzwe ni 0788 50 76. Hanyuma rero ibitekerezo byanyu muri comments ndabyishimiye cyane. Abazakurikira kino kiganiro tumaze kugera ku ngingo ku ntego 6 tumaze kuzumva, dushobora no kuzafata umwanya tugasubiza ibyo bazabaza muri izo ntego, tukareba ibyo babajije. Niyo mpamvu rero duha agaciro za comments zanyu cyane cyane izibaza cyangwa zitwungura, ni byiza cyane. Imana reba nk'umugisha. Ikindi ngira urubuga rwitwa Pastor Peter Musisi Official, urubuga rurihariye ku nyigisho. Ubu nigisha inyigisho zitwa isigushije ishyano, aho twigishiriza bimwe byinshi muri ibyo ngibyo abantu bibaza bibera mu isi, tuvugira n'aha ngaha, no tukabitanga mu isomo gusa, hariya niho bitandukaniye. Hanyuma aha ngaha rero hariya kuri urwo rubuga hariho n'ibyo bita ubuyobe mpuzamadini, ni ikiganiro cyihariye kigamije kugira ngo abantu bamenye amadini babamo n'ikibazo gihari. Benshi barambajije ngo barashaka inyigisho ibiki, ariko aho ngaho hazaba hahagije kugira ngo twige ubuyobe mpuzamadini, kuko muri ubwo buyobe mpuzamadini twiga kumenya Uwiteka Imana yacu by'ukuri, noneho tukamenya ikintu gikomeye cyane cyitwa gusubira ku rufatiro rw'ubutumwa bwiza, ubwiza bwa Yesu Kristo ko bukwiye kwigishwa, nuko abantu bakwiriye kwizera, kandi tukigiramo nanone amagambo akomeye ajyanye n'ubuhanuzi, aribyo twe tubwira umvajuru. Murakoze. Imana ibahe umugisha kandi bagiriye neza. Ndibwira yuko twarangiza dusenga. Imana ya Isirayeli niwe Imana y'ukuri, tukweretse ikiganiro aho kizagera kizakuri ku mitima y'abantu benshi, nkuko n'ibindi byatambutse byafashije mu kumenya ukuri. Tuzi yuko hari n'ababinyega n'abatabyumva n'ababihakanya, abo n'uburenganzira bwabo, ariko intore zawe turakwingize kugira ngo zizagira icyo zimenya, kandi ku munsi w'amateka ze kuzacirwaho iteka. Ushimwe. Twumvise yuko icyo wifuza dukurikije umukuru wa Petero, umwuka ibyo yamwihiguyemo, yaramubwiye ngo ntabwo utebutse umunsi wawe, abantu barabihinyura bakabikoba, ariko imbabazi zawe nizo zituma twihanganira kugira ngo aharaho hagire uwakwihana,
kuko udashaka gutungura abantu ahubwo ushaka yuko abantu bakizwa. Ibyo rero bikwiriye kuvamazwa n'itorero ry'Imana ari butwebwe bicaye uyu munsi kugira ngo bazabyumva bamenye yuko icyo Imana ishaka kwihangana kwayo no kugira ngo hatagira urimbuka ahubwo bose bakizwe kubo kumenya ukuri. Turakwingize kugira ngo ukuri usakare imitima y'abantu bagire ishurwa rishya kandi ry'ukuri. Ubushimwe kwemeye kubidukorera kubimbabazi zawe tubyambarije mu izina ryawe Kristo Yesu umwana wacu. Amen. Amen. Turabashimiye mwese mwari mukuri iki kiganiro, hanyuma turagusaba gukora subscribe ndetse no gusharinga ubutumwa bwiza niba utarayikora. Imana ibahe umugisha ikiganiro nakagaruka. Shalom shalom. Azatujana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu.